Hey guys, ubu ntibikiri ngombwa kwirirwa kuri live z'abantu kuri TikTok ngo uri gushaka aba followers. So ngiye kukwereka application nshyashya y'ubuntu iri gutanga aba followers nta kindi kintu bigusabye kandi b'ubuntu bakurikira video zawe. Twihuse cyane tudatinze mu magambo, ngiye kukwereka uko uza kubona iyo application ndetse n'uko uza kubona abo ba followers b'ubuntu nta kindi kintu spendinze cyangwa se ukoze. Dore uraza hano kuri Play Store yawe, yes, uraza kuri Play Store yawe, hanyuma rero ukimara kugeraho uraza usacingemo ngo tik fan followers on TikTok. Ni ukuvuga ngo uraza wandikemo tik fans followers on TikTok. Niko iyo application uri busange yanditse. Ni ukuvuga ngo imeze gutya. Ni ukuvuga ngo bazakwereka application nyinshi, ariko wowe iyo uzahitamo ni uku nguku izaba imeze. Ni tik fan. Ni ukuvuga ngo urebera hano ko application udownloadinze ariyo. Ubirebera hano uko bimeze. Ni hano urebera ko application ukuyeho ariyo nakubwiye cyangwa se nakweretse. Icyo ukora rero iyo umaze kuyishyira muri telefone yawe urayifungura. Yes, iyo umaze kuyifungura rero n'ubundi uhita ugera kuri step imeze gutya. So rero kuko ari bwo bwa mbere rero icyo uzabanza gukora cya mbere, uzabanza wadingemo username yawe. Username yawe ni iyi ngiyi. Uraza kuri TikTok yawe hano, hanyuma iyi ni TikTok yanjye, murabona ko ariyo ndimo. Ubundi nawe uraza kuri TikTok yawe uhita ukanda hano kuri username yawe. Turihuta kugira ngo video itaza kuba ndende. Wowe icyo ukora ni ugukurikira, ntugire akantu wihutisha cyangwa se ngo ugacikwe. Urakopiya username hanyuma uze uyishyire hano handitse ngo username, uyishyiramo hanyuma ugahita ukanda hano kuri confirm. Okay, hanyuma hano iyo umaze gukanda kuri confirm rero bakwereka ko nukora likes bari buguhe ama point abiri. Yes, ni ukuvuga ngo hano bagusaba gukora likes. Hano kuri iyi video reka dukore like, hanyuma duhite dusubira inyuma. Gusubira inyuma nyine ni kuri kariya kantu ka telefone yawe kako gusubira inyuma nyine. Yes, murabona ko zamaze kugera. Iyo udashaka kujya ugenda ukora like urabisikayipinga, ugenda usikayipinga ukareba ko hari aho baguha amakoini 5. Ariko iyo usanze ari gutya bimeze bari bugende baguha birabiri, uza hano kureba ama ads hano kuri iyi nuza, hanyuma ukahakanda. Hano bari kukutubwira ati watching ads to often. Ni ukuvuga ngo ama ads ntabwo arageza igihe cyo kujya. Urasabwa iki? Urasabwa kuzuza 5 hano hejuru. Reka twuzuza 5. Urabisikayipinga hanyuma bakaguhereza. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kubisikayipinga rero mwabibonye ko 5 yamaze kugeraho. Ubu bagiye kujya baduha 5, right? Hano bazajya baduha 5. Urakora follow baguhe amahanuza 5. Nubwo utakora follow ukaza ukareba gutya gusa biba bibaye. Si ngombwa ngo uze ukore follow, ariko ushobora no kuyikora ukaza gukora ni follow bitewe n'uko ubyifuza, bitewe n'uko ushaka kujya ukurikirana nyine iyo ntuza iyo. Yes, murabona ko uko ugenda byiyongera gutya. Iyo ubonye baguha 2 ushobora gusikayipinga ukawocinga hano baguha point 5. Ugasubira inyuma bakaguhereza coin zawe. Yes, uraza ukayishyiraho like. Ntabwo ari ibintu bigoye. Ikindi mujye mufollowinga abantu guys kugira ngo namwe mukurikirwe. Nyine usabwa kuba wafollowinga ugakurikira. Okay.
iyo byanze urasikayipinga ukagenda usikayipinga ugategerezaho baguha atanu kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yes, hano rero reka tuze dukande hano kuri store hano kugira ngo yes, iyo umaze gukanda kuri store rero hano murabona ko first bari buduhe abafollowers 5 b'ubuntu. Reka tubanze dutware bari abafollowers 5 b'ubuntu, and then hano bakubwira igihe bari bukugerereho. No kuvuga ngo kugira ngo abafollowers 5 bakugereho bishobora gufata igihe cy'isaha yose. Yes, hano reka dukande pay. Okay, dukanda pay. Yes, murabona ko abafollowers 5 tumaze kubagura. No kuvuga ngo n'ubundi hano hasi no hamanuka uraza usanga nyine buri amapoint 75 hano arajya guha abafollowers 5, amapoint 150 arajya guha abafollowers 10, amapoint 750 arajya guha abafollowers 50, 100, 1500, gutyo biraterwa na ads uri bubashe kureba. Hano rero hari n'ubundi buryo bwa daily, urabanza ukaza ugacekingaho buri munsi bakaguha amacoin, uraza ugacekingaho. Yes, bakaguha amacoin 10, ubwo mu munsi wa kabiri 15, wa gatatu 20, gutyo. Hari n'ubundi buryo bwa lucky coin, ubu bwa kabiri bwo kubona amapoint, uraza ugakaraga iyi ntuza iyi wheel ukandaho, murabona ko baba bakugeneye gukaraga 10. Murabona ko biguye muri rimwe, ni gake cyane. Okay, kongera ukakaraga, urabona ko biguye mu mapoint 20, kongera. Yes, muri kubibona, ariko uko ugenda ukaraga niko hano hejuru kuri balance bigabanuka. Muri kubibona hariya ko buri uko ukaraze bagutwara 10. Ya, nta mikino ihari. Murabona ko kuri balance hano byagiye bimanuka, ariko iyo udashaka nyine ko bimanuka wirebera ama ads gusa, nayo ntacyo atwaye. Murabona ko biguye muri 20, gutyo nyine uragenda ukajya ubigenza kuri kureba ads. Rero nabyo ni bisanzwe, urakomeza ukareba ads kugira ngo bagende baguha ari 5. Okay, uraza ugakanda like iyo ubishaka, hanyuma ugasubira inyuma, ariko bahita baziguha. Murabona zibaye 26. Iyo ubona hano ari dukeya batanga, urakomeza ugasikayipinga kugeza ubwo ugeze aho baguha 5. Hano baraduha 5. Reka twongere turebe iyi. Yes, okay, ya katurebe iyi. Asubira inyuma. Yes, murabona ko zibaye 28, ukongera. Hano twabibonye buri ads yose urebye ntabwo aba ari ibintu wenda ngo biragoye cyane ku buryo ngo bidashoboka. Buri uko urebye ads bagenda bakongereraho coin zawe. Iyo ubonye rero zigwiriye 75 hano hejuru, uhita uza hano kuri store n'ubundi nk'ibisanzwe kuri store, ukaza ukagura abafollowers bawe kuko uba ufiteho amacoin. Murabona ko aba 5 ubasha kuba wabagura mu gihe ufiteho amacoin 75, mu gihe ufiteho 150 uba ushobora kuba wagura abafollowers 10, gutyo gusubira hasi nkuko muri kubibona hano. Ni ukuvuga ngo 7500 baba bashobora kuguha abafollowers 500 ako kanya. Ni ukuvuga ngo hano rero uba ushobora kubagura rero utanarebye ama like. Ngubu abafollowers 440 turabona ko bagura amadolari 10, mu gihe hano hasi baba babatangira ubuntu ku muntu ufite amacoin 750. So kugira ngo bagure rero wabakorera muri buno buryo, nabwo ni uburyo bwiza
kandi bushoboka. Reka turebe ko bamwe batanu twaguze bamaze kutugeraho kuri account yacu ya TikTok. Nakubwiye ko first baguha followers 5 b'ubuntu. Yes, katurebe ko baje. Yes, nkuko nari nabibabwiye rero followers 5 bamaze kutugeraho. Aba bose ni bashyashya, ntago tubazi, ni bashya abangaba. Okay, baraza bakareba video zawe, bamara kureba video zawe bakaba banakurayikinga ako kanya. So rero murabona iyi ni application ikora neza kandi irizewe ku muntu ukeneye kubona followers b'ubuntu nta kindi kintu bimusabye. Okay, nta kindi kintu rwose wiriwe ngo urabagura ngo ikinguririrwa ngo utapinga bya bindi byanyu byo kuri TikTok. Ubu rero ni uburyo bwiza wabonamo followers for free, nta kindi kintu bigusabye. Ukaza ugakanda wiri yawe ukaba wabona followers benshi kurushaho. Ni ibintu biba byoroshye cyane. Yes, murabona ko buri uko ukanze wiri nyine baguha followers runaka bitewe. Okay, kubona ko tugizeho 55. Right, nako tugizeho 65. Okay, ukaza ugakanda wiri yawe ikikaraga 56, kongera. Hari n'igihe bigwa mu bihumbi 10 ukaba wabona followers bagera ukaba wagura followers benshi ako kanya nta kindi kintu bigusabye. Okay, murabona ko kiri gusubira inyuma cyane kikagwa muri rimwe, ariko nyine urakomeza ukagerageza. Ubwo nagira ngo mbyihutishe kugira ngo wenda mbereke ko uhita ubagura kandi bigakunda, ariko ndabona biri kugorana. Ariko ku muntu udashaka gukina iyi wiri urayihorera, wiri ukayihorera aho kugira ngo ikumareho na coin wari ufite, ahubwo ukirebera ads. Buriya nazo zirafasha cyane. So kugira ngo ukine wiri barende bazimaraho za coin zawe wari ufite, murabona ko wiri rwose bazimazeho, n'ubundi na zimwe twari dufite bazimazeho. Ariko iyi wiri aho kugira ngo uyikine igutware na kuyikina nyine bagukata 10, ariko aho kugira ngo uyikine gutya bagukate n'izi zose wari ufite, wirebera ads. Nibwo buryo naguhitiramo bwiza kandi bwizewe. Iyo urebye ads baguha 5 cyangwa se wakora like bakaguha 10. So rero guys, reka mbashimiye, thank you so much, mwakoze kubana. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Thank you so much. Ciao ciao.